ujumuhanga uwajarinda ajari ndumutumbiriye kumanywa yavuze ngo iyi nzira itagaragara hakaba mu kabwibwe akabwibwe ukuntu kameze waba utarira neza ucanye itara bakubwira ngo zimyo tara aracyari ku manywa kandi ntuhabona niyo mpamvu nacana agatorosha agiye mu cyumba kuko nshana amatara kugwa nabi kuko ni mu kabwibwe ntihabona mu kabwibwe wagongana n'umuntu mu kabwibwe wagongana mutabizi kuruma mu kabwibwe yanda nka abamujyi bacana amatara saa 12 mu kabwibwe andi mu cyaro utacana itadoho gatera cyari kumako ntubona mu kabwibwe abantu muhondana umutwe mu kabwibwe watsitara kwibuye mu kabwibwe wagwira umutabizi mu kabwibwe watsitara kunutabizi rero umunsi mubi ujya gusa n'ubwo buri inzira itagaragara ukaba ufite umugabo mwiza ufite uburanga umugabo mwiza ariko uvuga neza ariko umutima wari dayimoni gusa si mubi umunsi mubi waza ku mugabo ufite umugore mwiza akamuhinduka n'abana n'abavandimwe umunsi mubi ni igihe kizira umuntu aho Paul yavuze ngo nuhagaze wese yirinda atagwa kuko yavuze ngo nta kizo tari rusange mu bantu umunsi mubi uragatsindwa umunsi mubi uteka ifiriti wajya kwirya kakunanira umunsi mubi nta n'uteganya reka uteganya gute wahunga ukiruka nta n'umenya amakuru y'igizazira ubusabe ntabwo ugeze mu munsi mubi ngo urebe niyo mpamvu nazanye ijambo ntabwo urabona umunsi mubi umunsi mubi ndaza ntagiye urakoze impanuka bati buriya n'Imana imuhannye ati bati ntiyakijijwe ko ari umunsi mubi wo kuvugwa umunsi mubi wo kuvugwa iyo waje kandi ushobora kumara n'amezi 5 n'iminsi 5 abantu bakakuvuga noneho ugasigara uza ahantu uhungira kuko winjiwemo n'iminsi mibi yo kugira urugambo rukuriho hari iminsi mibi y'igisuzuguriro narize ariko ntakazingira ndi umukobwa mwiza singira umugabo se ni imyaka ugora n'abahanuzi bati rero turirukana inyatsi no muko nayibamo ati baramuzinza ati banzingiye ko nazi nuko bazinga kibazo hari n'abantu bundi bazi n'uruzinga icyo ari cyo aho mu rugo tuye ko ati kuzinga niki niyeze gusoma ijambo ry'Imana rigaragara mu kuva rivuga ngo umurozi ntakabe hapfe umuntu muri Canada aramwanga ngo umurozi niki kandi n'umunyarwanda kazi abantu batazi umurozi gusa bambura ko bamuzinze gute ariko kumbe ntazi ko umunsi mubuza babantu bimutse bagatura hanze bimukanya n'imitima mibi noneho akangu uriwe n'icyo uricyo akagushakira iminsi mibi mu buzima bwawe akahora ashaka ku minsi mibi mu buzima ukava mu rugo mva wanezera wuzuye umwuka we ugasanga shitani yagutanze ku kazi ikakubihiriza umunsi wawe no hano umunsi mubi uyu munsi turavuga ku munsi mubi nibyo turiho yego kandi ndi umwuka w'Imana nyemeza ko hari abantu turasengera Imana ibakiza umunsi mubi oya rwose ariko amakuru ufite nuko umunsi mubi ujya uvanwaho n'imbaraga z'amasengesho umunsi mubi nuko bigenda nta kindi wakuzaho icyambere n'amasengesho umunsi mubi uraza umusore akapfata rongoye umunsi mubi ukamugeraho akaza kunanira umunsi mubi kugeraho ugasanga amakuba ndyago biguteye kuko umunsi mubi waragusatiriye kandi ukuri ruhande umunsi mubi utegura ubukwe ati murebe neza yarishingiye murebe neza umunsi mubi wabukora bakatangira kubara iminsi ati ntacuruza neza nuko atagira ubwenge ukibaza impamvu ntabora gukura nk'ipantaro cyangwa ishati kwese ndi gicucu gute umunsi mubi kugeraho abantu bose bakakwanga nawe ukiyanga niyo mpamvu abenshi biyahura nuko yahuye n'umunsi mubi abura umuhumuriza abura umwegera yumva ari mu isi ya wenyine avuga ati cyaba cyiza nuko mva mu isi ariko mushumba ibyiringiro ufite aha iyo hariho umunsi mubi haba hariho n'umunsi mwiza siko ameze buriya yego umunsi mubi iyo uri ku muntu buriya ntuba uri kurwana umunsi mwiza uri ku muntu of course ibyo uvuga niko kuri tubanze turebe kwanza ese kuki Paulo yandikiye Abefeso ngo abashe guhagarara kuko mutwara intwaro z'Imana zose
ko tutarwana n'abantu ahubwo turwana n'imyuka mibi n'abanyabushobozi bakorera ahantu ho mu kirere. Ubundi iyi si turimo ariko ndavuga nk'uko abantu bavuga Bible scholars abahanga mu bya Bibiliya bavuga ko ubundi hariho amajuru 3 bashingiye ku cyo Paulo yavuze. Paulo yavuze ngo ngende umwe mu babonye ijuru rya 3 bagasobanura ko n'isi turi ubwana n'isi nawe n'ijuru ubundi ko basobanura n'isi nawe n'ijuru n'ijuru ubundi kabiri iyi niko bayita abahanga ba Bible scholars mbega abahanga mu bya Bibiliya mu bya theology umuntu agira ijuru rito yashatse agashaka neza ryo niryo bahimbye barite ngo n'urugo ariko hari no kuzimu gutoya niba ari kwingo ziri gusenyuka na divorce z'ijuru none ariko iyi si niko bayibara na Bible scholars niko babitekereza abantu babacukumbuza mu bya Bibiliya hanyuma bakemera ko indi si ya kabiri ikorera nk'imyuka mibi iyi ngiyo mu kirere ahangaha ko birayasobanuye fata amasengesho y'abera igafata ibisubizo by'abera igaca connection y'umuntu n'Imana mu gusenga igahagarika ibintu byawe ugategereza imyaka wajya gusenga Imana itari ko nduwiteka narabiguha ariko ntabyo ndimo ndeba wava mu cyo ngongera ugaruka imbere mbiguhereze no tukarwana n'imbiko twumva ko kandi iyo myuka buryo ukwiza ntiza nk'imyuka ngo ngiza mu ipusi n'injangwe ahubwo iza mu bantu utatekerezaga ko abantu baguye n'abatubaha Imana akenshi n'imyuka y'isi ikorera mibi abantu bakijijwe nabi n'abantu badafite Imana niho Satani akunda gukoreramo abantu bakijijwe nabi n'abatize bakizwa neza umuntu ukizwa nabi noneho n'abandi bantu batirinze babaruka ko batirinze nk'ubu umwuka wo kuvuga abantu ukajya mu murokore ugasanga kuvuga ibintu akavuga ibintu agasebanya akavuga kumbi we ntamenye ko yabaye igikoresho cy'amyuka mibi hano mu kirere muri rya juru ryakaririmbuza abantu ngo batazamo hakaba ro n'ijuru rya 3 ari ryo Paulo yagiye mwabona Imana mu yandi magambo niho muririmbyi yaririmbye ngo nyamara gusenga kwacu ngo kuratumbagira kukajya imbere y'Imana gushaka Imana iherere ku munsi mubi rero nashaka gusoje kirera abadayimoni bakoreramo nuzasanga abantu benshi bahombera aho ngaho ntibasobanukirwe hatari ko ndacuruza ndakora ntangicyo hihazo natewe nikumbi ntamenye ko umunsi mubi igihombo wamuzi kandi wanangiza kuza ntamenye imbaraga zo gusenga Yesu ngo uwo munsi ukurwaho no kwiriza ubusa no gusenga abantu bashobora kumubwira ko Yesu ngo bamba kwiriza ubusa uwo munsi abadayimoni aho bakorera kugira ngo abakurikiye gusengarwa bakomeza bakora share and comment baniyandikisha bibuke yuko umukozi w'Imana Daniel yahuye n'iminsi mibi ubwo yasenga ku itariki ya mbere ngo marayika muzanira ibisubizo ngo ariko abamuperesi baramufata amarana iminsi 21 arangije ngo marayika ukomeye witwa Mikayire ngo yaraje aramubohora arazamuga ngo mugabo ukundwa n'Imana Daniel ngo umunsi wahereyeho kwinginga warashubijwe umunsi uheraho lemante abatosha kubwira abantu abasenze barasenze kandi Imana yarabumvise ariko bahanganye n'imbaraga za nto mu kirere zirwanya amasezerano zirwanya ibisubizo zisubiza abantu inyuma zibuza abantu promotion kandi abahanuzi bagahanura kandi ugasanga nibyo ariko iyo myuka y'ahantu ho mu kirere labasimande haravuga ngo bafite ubushobozi n'abanyembaraga ahantu ho mu kirere rero ngo duhagarare so niho baza n'uwo munsi bakawuhagarara ugasanga uhanganya nawe amubwira ngo ugi Rokima ya Simandera ugitangira uwo munsi ugitangira kwingira ibisubizo byacu batagira ngo n'amagambo yacu tuvuga urumva amwe ngo mugabo ukundwa Daniel n'Imana ngo umunsi watangiyeho kwinginga warumviswe nzanwa n'ibisubizo ariko hamwe n'abaperesi bamfatiye bampezayo ngo kugeza ubwo marayika ukomeye Mikayire yaje akambahora urumva ibisubizo ibi bintu twita ngo umwuka bino bintu abadukurikiye babyumve ibintu n'imbaraga abantu barwana nazo barangiza ntibazimenye bamwe we ntibanabyemera ko bibaho none ko yabaho asija kutemera ko daimon abaho byakubuza kudiha nese kutemera ko shitana akora byabuza akorera imirimo wawe nese kutabyemera buza kubaho nese ntibajya kuraguza ntibajya gushakira ibindi ntibashaka urumva arashaka kuvuga ngo icyo bitizo mbaraga zo gusenga icyo nashaka kuvuga
urumva yari yamanutse bisubizo byamanutse yanasenze yewe kuko udukurikiye nawe yasenze. dore ni ibice 10 igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli umurongo wa 11 arambwira ati yewe Daniyeli mugabo ukundwa cyane umva amagambo ngiye kubwira haguruka weme. Aramubwira ngo uyu munsi ngutumweho maze kumbwira iryo jambo ndahaguruka mpagarara ntengurwa. Ahera karambwira ati witinya Daniyeli kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicara bugufi imbere y'Imana yawe amagambo yawe yarumviswe kandi niyanzanye. Ariko umutware w'ubwami bwa Peresi amarana iminsi 20 ambuza. Nyuma Mikayire umwe mu matware bakomeye aza kuntabara ntinda mwami w'Uperesi none nzamwe no kugusobanurira ibizaba. Urumva icyo bita umunsi umuntu yasenze yumviswe, ariko marayika wazanye ubutumwa ngo afatwa n'umwami w'Uperesi. Ibyo bindi tushaka ko umwami w'Uperesi na marayika batsinze icyo yashwanyaga. Abadayimoni barwanya ibisubizo, barwanya amasezerano, barwanya amakwe, barwanya amashuri, barwanya icyubahiro, barwanya akazi, barwanya iterambere, barwanya ubuzima, barwanya imibereho y'abantu. Abadayimoni ngo barafata baramutindana, ariko ngo mugabo ukundwa n'Imana ugitangira kwinginga warumviswe, ariko arasenga kumva ko asenze sekibi amuzanira iminsi mibi. Ariko tubonye impamvu we ntiyacoga yakomeje gusenga. None abantu badahagarara ku munsi mubi atari nasenze kizabonwa arahagije ahita atarahagije ndabiretse ni hahandi Imana ntisubiza. Kumbi abami b'Uperesi Satani urwanya ibye, Satani urwanya amasezerano yayafatiye ahantu kandi yafatisha umuntu. Kuko nakubwiye ubyibuke ngo Satani akorera mu bantu nk'uko Imana ikorera mu bantu. Nta cyiza uzabona kidakozwe n'umuntu, nta n'ikibi uzabona kidakozwe n'umuntu. Imana ica mu beza, Satani agaca mu babi. Aho bazibaza ngo ukora na Satani urarwana n'iki? Kuki umwemera gukora? Aba ngo mugabo reka ndafashijwe. Ngo mugabo ukundwa n'Imana ugitangira kwinjira, ugitangira narakumvisha no gushishikara no kwicisha bugufi amagambo yarumviswe. Nzana ibisubizo niruka sanga umwami mu media yancakiye ankubita iminsi 21. Ayo ni amakuru usenga wasenye Imana ndagutabaye ugategereza zakugirira neza. None ati bwambwe reka mbireke ugategereza. Daniyeli cyatumye hagarara ku munsi mubi no kwegumye gushishikara. Daniyeli yakomeje gushishikara pago ati ndahava uko nkibonye ndahava uko ushubije. Harabasenga itatu birarangiye. Biravuze ngo mwe mwabibutse Uwiteka ntimukamuturize ngo kugira ubwo azashyira abarinzi ku nkike z'i Yerusalemu. Uyu munsi dufite abantu bava mu byizerwa bajya gushinga utubari. Impamvu ni umunsi mubi wabafashe, umunsi mubi bibagirwa ko kandi marayika yazanye ibisubizo, ariko abami ba Peresi baramufata. Noneho tugiye mu buryo bwa Bibiliya ko marayika yaramubohoye ngo akongera agatindana n'abami b'Uperesi. Ubwami bw'Uperesi ngo makayamboye ngo bakomeye ngo kandi ntinda mu bami b'Uperesi. Urumva deja Peresi ariko aranahatinda. Sengesho ridahagarara kugera umunsi mubi uvaho, kugera icyo usabye ukibonye. Undi niyo turufu. None ko abantu barambiwe, ntabwo barambiwe nyine nawe ubwo barambiwe nawe Satani azabarambika hasi. Ubundi uwinaniwe arananuka. Niko birivuga. Kandi nk'inyanda ngo uyishyira kubiho ntikore mu byo ngiriye. Niba uzi kukurwanya waticaye kandi akorera ahantu hatuma hazamura isengesho. Aha rero turagaragaza ko umunsi mubi ntabwo wawirukana ngo toka dayimoni. Kondi basenga ngo ndavuma ngo ndakura uva mu biki. Umunsi mubi ukurwaho no gusenga no kwinginga no kuzategereza ko Imana igusubiza icyo wayibajije. Uwarambitse nayo azarambika bizamurushya.
Daniel avuga ngo nuko umugabo ukundwa ugitangira akitangira mu mwami Yesu ngo nahise nzana ibisubizo ariko abami b'uperesi bakorera mu kirere aho ngaho bafata amasengesho y'abera bafata ibisubizo by'abera bafata iby'Imana yavuze ariko wemera neza ko nibwo ikiganiro mu cana imwe twaganiraga narabwiye ntubundi Imana ibwira witwa Yosuwa ngo mbakwiye igisuzuguro Egiputa babasuzuguraga nshaka kuvuga iki mwati ntekereza ko ntibane byo gutekereza byihorere kisuzuguro cya mbere babasuzuguraga nuko bagomba kugera ikanani mu minsi 40 bahageze mu myaka 40 urumva ari igisuzuguriro yabajyanye se yagezeyo ije wize byakomariye ikisi umva ni igisuzuguro abona ko bakoze ibyaha icya kabiri abana bari umubabaro nabavukiye mu butayu ntago ari abavuye mu Egiputa ubu hari abana bari kurya ingorane bari mu ngorane kubera base kubera ibyaha by'abase n'abanyina guterekera kubandwa n'usambanye n'ubujura n'amanyanga yose uyu munsi abana ni bafite ingaruka z'abana icya kabiri mbakwiye igisuzuguro cy'ababyeyi banyu bakoze nk'ibyaha gatatu ubwo mukererewe mugiye kujya mu gihugu mu minsi 40 bagombye kuba bageze mu gihugu ibaye 40 y'imyaka bakirya manu umunsi mubi wagutinza kugera ku isezerano ariko kugira ngo dutsinde umunsi mubi rimata n'ugusenga kandi ntucogore paka uve mu mwanya paka icyo wasengeye paka icyo wasengeye ugize gute niba ari amafaranga ugomba gusenga paka ipinda rije wa mugari niba ari ubukwe ugomba gusenga paka umugeni yinjiye mu rugo niba ari urubyaro ari ugomba gusenga paka muganga ahubwiye ngo umwana nguyu hasura mubyaye leyande sai niba ari agasuzuguro ugomba gusenga paka kavuyeho yego rwose intwaro n'ugusenga nta yindi haleluya ngo muhagaze mufite intwaro zose z'Imana kandi mushikamye ku munsi mubi mu munsi nuguhagarara ariko muri position ariko tuvuga umunsi mubi tuvuge uzi kugira ibyo kurya nkubiri bitonde gake uzi kugira ibyo kurya ukagira ibifaranga kuri konte ntubyare umwana ngo umujyane mu ishuri ngo ajye kwiga mu Busuwisi cyangwa muri ya mashuri ufite icyitwa ibiryo n'ubuzima n'iki byose ariko uwo munsi mubi wo kubona umwana wakugezeho ukakugeraho ukajya bibaza uti abandi ku cyo babyara bakabajugunya wamaho ndamwadabuta n'uwanjye bibaze nk'uwo munsi murabyumva ariko wanyumvise ko n'umunsi mubi kandi ashaka ko gusengerwa dukubitiye dayimoni ndicyo twicara babimenye n'umunsi mubi kugira amafaranga ukagira ubushobozi ukabaho neza ariko ntubone umwana wo kubisigira ukora imibare ukabona n'ahantu uzabisiga uzi kugira gutumiza amakamyo y'isukari n'imiceri ukaba utangwa n'akayiko k'isukari bakayikuvana yego munsi mubi uzi korora inkoko ukorora inka ukaba utarya akanyama bakakura no kumara n'amata ukayavaho kandi uyagemura mu ruganda atavuze ko ntabwo tubwamamariza sagasuzugura ariko uzi umunsi mubi wo kubyara abana benshi ukabura icyo baha noneho ukagira n'ibyago bakagira ubwenge bagatsinda ukora mineriva uno umunsi ubwo ukajya guhinga ugahingana n'abana bahuye n'umunsi mubi wabo umunsi mubi Imana ikuri n'umunsi mubi mw'izina rya Yesu Imana ikuri n'umunsi mubi ariko uzi umunsi mubi uba turawirukana ku buzima bwawe mw'izina rya Yesu tukorakore banawo tukorakore tu abana amenye inguni z'umunsi mubi umunsi mubi uzi kubyara abana bakakigali bagusure mu cyaro aho waheze umubyeyi akirwa ahinga abana barya amafiriti Kigali ntibagereyo si umunsi mubi uzi kugira abakazana ntibagusuhuze washingiye abahaye umuhungu ariko ntibagusuhuze ntibakuzanye nawe ariko uzi umunsi mubi gusuzugurwa wagombye kubaho uzi umuririmbyi we n'umunsi mubi muri korari
korali niyo yicarira umunsi mubi kandi bakamwaka umusanzu ko akajya umunsi mubi muri korali uzi kugira umunsi mubi mu rusengero ayo data we umera nk'uwapfumwe umushumba uzi kugira umunsi mubi utari ko ndakwemeye tubyata ndakwemeye mukajya ati mpa divorce so umunsi mubi bagiye mu murenge ukarahera tukazana bakazana amakamera umunsi mubi utera umugabo kutagira ijambo mu rugo rwe umunsi mubi umuntu arambara ntaberwe we mani kuri umunsi mubi ariko uzi kugira umunsi mubi kazubatse hagiye umunyabwo uvaho uvanwaho twabivuze ngo ugitangira kwinginga abagize gute narakumvisha ariko umwami w'abaperesi bitwa dayimoni amfatira mu kirere haza marayika ukomeye Mikayeli arambohora ariko nabwo ntinda nzerera mu peresi ariko ndaje mbikubwire ko umuro ndashaka umva iki ugitangira umunsi mubi ntutumuririmba aririmba atafite urujwi rw'umunsi mubi tucuranga ngo byemere umunsi mubi ubyina mu mazi ngo yateye ivumbi wabwiriza ntibyemere atari ku bundi ibyo avuga bikuye he umunsi mubi uraseka ati arashinyitse warakara ati niko yigize wavuga ngo ni isandi wacika ngo urirata bakora ubukwe ntubasubire ko nta tike ugira ngo yanze kuza mu kandi nawe ugiye gupfira i Kigali turamenyekana umunsi mubi guteranya n'abantu umunsi mubi kwambika ibara umunsi mubi uragusuzuguza umunsi mubi uraguhemuza umunsi mubi guteranya n'umuryango ariko icyo tubonye cyo haleluya kandi umunsi mubi utuma abantu bakwibagirwa umunsi mubi kwibagirwa se umunsi mubi none umenya ko hari barakwibagirwa niyo bakwibutse babanga ariko ngo ubundi wagiye ugira ubwenge gutura muri Kigali nkandi ubundi ngo batashye banye mu cyaro ubundi warizeye ugira akazi ubundi ntago tuguteke ubundi umuntu nkaye wize ntugira agaperimi n'iki kombi ntibazi ko ari iminsi mibi yamugezeho umunsi mubura gukanda ntazo ndebe kuri bakati icyuma bakizirika mu gifashe bakegereza ukagikata n'ikigireyo iminsi mibi irakwegeranya ikaguponda ikakunoza kabisa imana kuri umunsi mubi uragatsinda hari n'abantu bagira umunsi mubi bakagibera supaneti ko imana zikangwa bawe nk'uburiri umunsi mubi umunsi mubi umuntu yorosa ikirago umunsi mubi nayo muri salo urayabura nkuko wagiye uganje ibyanwa byiye ko bisa nabi kandi ntabwo wanze kukubabona ahubwo iminsi mibi yaraje n'ubwabo bwa wagiye ugabanya uwo musatsi ugasanga ntatunaze no gusokoza kumbi ni iminsi mibi yatumye utawutereka kuko iminsi mibi imana kurinda umunsi mubi umunsi mubi watanga ariko dadi ngo hanyama duheruka kandi ibishimbo batabibonye umunsi mubi arigiye umunsi mubi w'inzara ugera mu rugo abana bakarira umugore akaburi yaje n'umugabo akaburi yaje ugahita ushaka kuzerera utazi yuge umuntu wese umuntu wese uhunga ibigerageza azerera ntagira hagarukira hano ni hagarukira hari umugabo umwe ajya kugenda mugona amaguru nuko nzamukwereka umunsi umwe akajya yabura amaguru wagira imana ugasanga abana basinziriye kuti ntaje ko basinzira turabyo kubera ko ari umunsi mubi akagenda nyabugo kujyanga garuke basinziriye umuntu wese ufite iminsi mibi ntabeberwa amakuru y'umupira umunsi mubi utuma umuntu afata amazi akayateka kugira ngo abana bizere ko bararya ariko ubundi umunsi mubi urawoza umunsi mubi ntibageze ku mudamu akarya umwana we yamaze kurya amahurunguru ariko yamaze kurya n'amahurunguru n'ibihanga by'indogobe kandi cyarabuzwa umunsi mubi abantu bakuvuga nabi umunsi mubi abantu baragusuzugura umunsi mubi wambara ipantaro kumva igiye guhubuka igufata isi kandi umunsi mubi yamaze kunanura umunsi mubi umuntu yambara ingutiya ntimukwiye umunsi mubi nanjye mpita mbyibuka umunsi mubi uzana umwera nta munsi usukora umunsi mubi nanjye hari nagezeho muvugaho gatoya hari umunsi mubi nagezeho kuri 45 umukiramo ipantaro tambwira ko yari meze nk'umufuka ipantaro nabwo yarangiriye neza n'umukandara mane w'umugisha ndabizi arankurikira kugira ngo inkwire igikono cya hano kuri cyane shama umugozi ndahuza kuko umukandara wari gufata kubera umunsi mubi mubi ukurishwa utaryaga iyo ukurishwa utaryaga umunsi mubi
ukuka kugura miti y'ibishyimbo abari hanze ntibazi ubwo miti yari tubasobanurire ni ibishyimbo bateka bajya kugura aho babiteka bya desa sinzi naho ntabwo mubizi muri Amerika no muri Canada ntageze no muri Burayi ntabyo bazi ariko hari abagiye barasogongeye hari muri yagiyeyo yari nka miti y'ibishyimbo na miti ubwo harandasera miti y'inyama imiti y'inyama irahaba miti y'inyama yego baguha inyama nk'ebyiri kuri 400 ukazika tugakora ibirungo ukashyiramo ugasonga ubugari abantu mu nzu hagahumura akanyama ni ibibazo ni ngorane iminsi mibi ikuzinura umuryango kandi uhari iminsi mibi abakwibutse barakwibagirwa iminsi mibi abagusuye barahagarara iminsi mibi yije abagira nta kugira neza mukozi umunsi mubi urabyara ntugira uguhemba umunsi mubi ukavuga ati yabyaye wapi wana umunsi muzi kuva mu masengesho y'itatu batagize umuntu ngo bateke ugakomeza andi adafite icyo avuze atagira icyifuzo niko tuyita harya kubera umunsi mubi nagira ngo nibuse rero ku munsi mubi twabonye ngo mugabo ukundwa nima ugitangira guse warumviswe turebe noneho umunsi mubi wakuruko nundi nicyo ugezeho ese umunsi mubi umuntu yawusohoka amata nta kindi umuntu yawuva amata umunsi mubi ubutaha tuzahura tuganire ku cyo bita kuba mu gihe kuba mu gihe kugengwa n'igihe kumenya gukorera mu gihe ni gute umuntu aba mu gihe biravuze ngo mu gihe cyashyizweho nta kinanira Imana ni ukuvuga ngo kugira ngo usohoke muri izi mbaraga ni ibintu bitatu byonyine gusohoka mu kirere cy'Abamedi n'Abaperesi icya mbere ni ukuzirikana icyo Imana yakubwiye ibyo yavugiye mu bahanuzi ibyo yakubwiye mu nzozi ibyo yakubwiye mu myerekwa n'ibyo wasomye mu ijizeye ukabizirikana n'ibyo Imana yavuze ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira si bibi ahubwo ni byiza kabiri gusenga ubudasiba ukavuga ngo niba kinasengeraga sinzahagara ntakibonye hano habeshya ngo ngiye gusenga Imana mfise ngo urekera hoya harcyo utamasengesha ahoraho cyo gusenga ukinginga udahagaze utaretse kubera iki harimo gusenga no kwinginga Imana aha ndashaka ko tuhatekereza uhumve hari ibintu abantu bazana ngo ntimukabe nk'indyarya ngo musenga musubiramo Yesu icyo yavuze gusenga ubudasiba nikivuga ngo nziyo navuganye nayo icyo yambwiye ugasenga amasengesho paka icyo ukeneye ukibona tubwizanye ukuri gusenga ntago byihutisha ibisubizo ntibanyumve nabi cyo tubwiza abantu kuri mu gusenga gusenga bidufasha kwinjira mu gihe cy'Imana no gukomera gusenga byirukana umugambi w'abadayimoni bikirukana imigambi y'abantu bikirugana imigambi y'incakura inama zikuzimu tukazisenya bikavaho ariko igihe cyashyizweho n'Imana turasenga Imana ikakirangiza abadukurikiye gusengarwa abadukurikiye gusengarwa ndagira ngo iri jambo ryumve gusenga ntibyihutisha ibisubizo ishuri ryazanywe n'Imana ahubwo gusenga biduha gutegereza igihe cyashyizweho n'Imana nkuko umubyeyi umwe witwa Elizabeth yabwiye umubyeyi Mariya ngo hahirwa uwizera k'ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora agategereza yihangana ariko gusenga ni intwaro ikuraho imigambi y'abadayimoni ikuraho imigambi y'abarozi ikuraho imigambi y'abagambanyi ikintu cyose kitavuye ku Mana gusenga turakirandura kikavamo niyo mpamvu muri ibihe iminsi mibi by'ucunga kitazanywe n'abadayimoni hita ukubita dayimoni nanjye gukora ijambo rishekeje bari abahungu bakamera ntabwo baba boroshye ndaza kuri ko ngiye gukoresha muri kuri ngo tuba kubita ingegera z'abadayimoni ntabwo azabyandika azabikatinga urumva bateza abantu icyonzi cyo gusenga bishwiragiza abadayimoni birabashwiragiza kubita ukamena ukarundura ugasetereza ugaketereza ugasunika ukamena
ukarundura ugashwanyuza ukavuna ugakubita imbaraga z'amasengesho zisenya imigambi y'abadayimoni zikavuguta zikigizayo Satani uramukurugutura akamenya ko mutari kumwe ukamubwira ngo ndi umwana w'Imana ntabwo uzandengana aho nuba ngo duhagaze ati dayimoni tuza si ubwa mbere mbaho abantu baza bashaka kutumva twumvikana yica imigambi y'incakura fori yubika ryari ngo ntiyubika ku manywa kuko bayubura ngo yubika nijoro niyo mpamvu uzasanga barakoresha nijoro tuba tuguruka umuhanga mu gusenga asenga nijoro ko yavuze ngo yubika imigambi y'incakura zisinziriye irangiye ngo yimura imisozi itayibwiye aho rero kandi ntiyirukane umutima nta mutima mwiza n'uburaka imbaraga zo gusenga zihagarika imigambi y'abadayimoni imigambi y'abantu imigambi y'incakura kandi ntumfatire ibintu noneho akaba icya kabiri iyo turi kumwe n'Imana tugira ngo duce ahantu hakwiriye icy'ingenzi ni ukumenya aho gusenga kuguha kuba mu isaha y'Imana no kurinda n'Imana ikazabikemura ariko ikibazo azamenya gute yuko ibimuriho ari Satani yizemo uruhare azamenya gute wibaza ko iyo biza kuba uruhare Imana bigizemo ngo marayika ze ntaze yari gusenga kazo uwo munsi se ariko yivugiye ngo abami b'ubuperesi barantindanye 21 iminsi 21 baramufashe ubwo kusenga turashaka kutacicetse gusenga Imana yohereza ni marayika ufite imbaraga kugira ngo ambohore kandi nadore ndabikuzana ibisubizo urumva ko gusenga kandi nkubwiza ukuri turi kuri mikoro za gusenga rwa tubwira inshuti zidukunda zose tubabwira ngo ikintu bakitondera ibituzaho byose suko byavuye ku Mana ahubwo Satani yahimbye ibyaha muntu bakoze n'ibindi ahubwo ikibazo dufite uburangare none iminsi mibi yatumaze meze nabi we yabatereje cyamunara bandi nta kubyara bandi byabagoye bandi bihebye bandi bagize agahinda usa no kugwamo batawugwamo Kayini ntiyagwe ku munsi mubi se munsi mubugwamo yurange ese umwami yegamiraga ntiyagwe ku munsi mubi bandi bakarya gatapfa biriyeho munsi mubi ntiwashyize Hamani ku gitaziro yagiye kwivanga mu bitamureba umunsi mubi Yesu umwami wanjye ntiwahitanye Yakobo hagasigara Petero umunsi mubi icyo dukuramo dusoza kugira ngo dukurikira byumve nubwo iki ntawe ikiganiro hano harimo byo kumva bino bintu ni gute uzamenya ko ibintu bikujeho byavuye ku bushake bwa Satani no Satani ashaka kugira ngo avurunga amasezerano kubi abantu baravuze ngo harimo kishigisha ntavura n'amaraso kishigisha ntavura n'amatawiriza mu mutozo ntiyavura wajya kugira amahoro Shitani agakubitamo igiti mu masezerano wajya kurangura ibirayi ukabirangura ku giciro kwibeyo hejuru mu gace bakamanura ibiciro ukabona kwanda nanguye kuri 200 ndabicuza 190 akani kuhomba ukagenda ukagura ikintu ugasanga kirapfa uko uzamuka arimo aramena mutuntu aho rero uramutwika ukamurundura ukamusenya ukamumanura ukamutera paralize ukamutera rwaserera ukamutera kajagari Shitani ukamujagaraza ukamuhonda ukamuhirika ukamumanura ukamutogoza ukamwandarika ukamusenya turakwanda buzibusi warangiza akaguhunga amasezerano y'Imana akakugera agasohora urakoze cyane hanyuma re cya kabiri no kumenya ngo igihe cyashyizweho n'Imana nkuko abahanuzi babwiye Sara abamarayika ngo mu gihe cyashyizweho nta kinanira Imana tumenye kuba mu gihe tuzakiganira utaha urakoze mukozi w'Imana inshuti mwari mudukurikiye n'ubu natangiye senga mushuma nuraza gusenga ariko icyo tumenye no ku munsi mubi ukurwaho no gusenga udasiba kandi gusenga ubudasiba nta kibi gikuraho umunsi mubi usibye gusenga haleluya mushumba bivuga neza ugaponda ugasetereza ukakubita kandi uyu munsi Imana igukureho umunsi mubi haleluya kuko uhagazemo maze n'igihe uva mu uyu munsi mubi uzamvaho ute ugusaziyeho umunsi mubi utumye ugambira kwiyahura ariko
tumenye neza ko umunsi mubi ukurwaho no gusenga.